Nkuko mubizi akarere nkomokamo ni Musanze, ariko imibereho yanjye ikomeje kumbera ishoberamahanga. Si ikibazo n'umuryango wanjye cyangwa ikibazo ni njyewe, ariko nanjye nitekerejeho mbona ndi mu mafuti. Mukurikire iki gice. Niba leo kile kibao nikipigaga mpaka kinachanganyikiwa. Mpaka kinajua mimi ni korofa sake. Shida gani sasa wewe? Ngena nabi mali. Unanipiga surprise ya saa hizi kweli? None. Hana amahoro se kandi? Kibazo ngiye mfite. Ako mali. Ubu wingize ibiki ubundi? Sikia sasa. Wewe nta nisoni urumva ushobora gufata murumuna wanjye ugakubita uko wiboneye. Unasema kile kimama kimunene hivi. Uri nikimupigaga. Yari kumviriza siki. Uriya hagaze hamwe we ntiwamurenza n'amavi. Uri zashobora. Zamubwira kumene subirebe. Awacha bana. None se wamushize muri diru basi. Nenda kwa diru yanzindutse ukazana mu murumuna wawe. Atabijya musi mwene mama bikureba he. Agenda dukurikirana none sakibura ko nabo barakurikirana. We naguze none byabaye. Ni? Cyangenze bite mare. None ndi ko pare kugashyamba ndanda ko jwa byamu kunyara ari yamye mu gashyamba. Ni kura mama njyama. Muntu umugore anjyama nzindutse yasaza ari kwatanya. Ashaka ikisi. Sijui. Nami nikamusogelea hivi nikamujogelea hivi nikamwangalia. Aiko analia, alima analia byatari. Namuwaza sasa nawe. Shida gani? Ase niko natafuta njama. Ndashaka njama. Yangu 2500. Na mimi nikawaza. Nikakumbuka njama alikuwa na mafaranga mengi sana. Ile siku iko na envelope ya kujara hivi. Kasema sasa tunaenda kula hizi pesa sasa. Bila bigore byo kunyeza bari abagome. Sibyo? Ngiye ku mafaranga pe. Ngiye kuguha amafaranga 5000 uyavimviremo umba. Nakubwiye ko nyine amafaranga. Kimba nyenema. Nyine ngiye kunzamuko hari kibazo. Ina amafaranga nyeneye mama. Nyine ngo natwinjira mu nzu byo byose turavuga tubiganira. Winjira mu nzu yandi. We uturutse he? Unyuze. Cyewe, yese nzawazifunze. Wazifunze? Bishatse kwangura kumwe na yandaya yawe mugenzi wawe. Ndaya ni wowe. Kigabo kikirayo. Kararoganye. Ako ndyamanze. Usageze ahe kunse byo ko. Naho wageze mu makecu, naho wageze mu bagore. None ugeze no mu bana. Ari nge nawe ninde ufasha undize? Nagufata se. Umfatiye he? Ngese bugeze ufata. Ari wawe ntago nagusanze mu cyumba uri kumwe na Marewa. Nase nibe naba nanjye nahagenze ko ngiye kwivuza. Ntago narinze ko ari Maria mabi mu bamukora. Nyine ari kuri formation. Ngomba jya kugura imiti. Kigabo kigize mu cotso mumpe gusa. Sawa. Nabari wakile kimama kikwambure mu mara ameze neza. Nangara ibintu byake ipi kinatembea kama chevari hivi. So nakijua wewe. Kukiona hivi nikasema hapa sasa. Ndavuga icyamare kandi kukirya tu. Nitere sipuri sasa. Esprit. Nikamwambia hivi. Amarika ngumuti. Uitufata njama gutya amafaranga yose yaguseza. Kusikia lale zake. Akasema, "Huo dawa uko nayo?" Dawa niko nayo. Nikamuchomoka tukachomoka hivi. Paka ku hoteli pale chini kwa santre. Tugeze kuri hoteli sasa. Tukaingia mshambure. Nikaanza zangu sasa kama nipatie dawa. Ngiye kujaribu ile ya kwangu tunajua. Hapo sasa kaanza kupiga kelele. Dada tunapiga nduru hapo. Muminota mike nikumva njama ziri kumurya pa. Jama. Sigwasi yaiti hata ndani. Ntabwo none kabikoze bana. Uramubeshera njama nzindutse sara. Jama. Sijui. Unajua? Ntabwo uzi byabaye. Nawe yari asohoka nyigikomba. Ntabwo njama nzindutse. Haki ya Mungu inakwambia.
amaso yawe abiri wabibona mimi babona ariko usibye iriya ntumbi y'ibisatsi wagira ngo ni ntuza ikunteje wowe n'amarewo ubundi ugira ngo usubwo bwa mbere tubonanye byenda bazi baraba hanyuma uriya mugabo w'ibisatsi avuze ngo iki yavuze ngo uretse kwigira mwiza no kwigira umwere ngo wari urimo ukora iki ubwo yavugaga ko ari mu gihe utenyamanze wari uri mu gihe uti nagahambi umva nkubwire rero sibyo uretse nzakwereka buriya ngewe intambara yanjye n'amarewa wajya guyikurikira kuri radio sibyo ubu none ugiye kuyibona muri filime noneho nimushaka muzicane ese ubundi murapfe iki turapfe iki twabura dupfe iki twabura ico dupfe hanyuma wari uri mu gihe ute wajya gute wafashe ntagufata ugome gusa kaneryamye nyamanze ndagutobora iyo nda ariko uzi ko nta abaruguru ugome urakucutse umumbi muri mwana ivana nta muruta wera nta muruta nasa turaziranye kiraya gusa kandi umva nkubwire sawa reka ntumva reka niryamye ariko uzi ko mwabonye mukarebana NDYAMANZINDUTSE mukagira ngo ndigicucu ngewe ni gute nagurisha iwanjye mwarangiza mwabona amafaranga maze kuyafata ngiye guseremo mugatangira kuyatera imirwe muyatera imirwe n'umuvanganya NDYAMANZINDUTSE nimba ushaka gutunga amafaranga yawe urumva uzajye kugurisha kwaso ariko wagurishije iwawe kwande wenda kubyara nuzi ikindi cyabaye umurasi turi hariya none ukora kuri hotel aratupiga gafo yadusoye nabi cyane nabi mbaya sana ndumva mwahuritse ahubwo se ngewe ikintu nzi neza nuko ahantu NDYAMANZINDUTSE ari cyangwa se umugore we umwana wanjye Fabrice agomba kuba hari ubusa umwana wanjye ari nikuwa nimesahau mama ye unasema la petit kingogo petit ule petit ko kikongo wallahi tulichomoka hivi mhotel kufika nje tukamkuta hivi anasimama hivi na ile mbando yake Ewan alikamata nyama iva mumukokota sevie pita hapa yamujanye ni hene nose wandusha yamujanye sici kama apotere wapi nabonye bagenda naye no munsigara n'umugore rawe hasa NDYAMANZINDUTSE baramutwaye tugende mu rugo amafaranga bura tuje dutongana inzira yose bakara kuri rwebe no tubonye uramu munari kurunga yumviriza none mitamubwira dada ko hapa nako sikumpigaga sikumpigaga kabisa haya makuru arafatika ni maremare ariko nta mimi nikora zingine habari unafikiri zo nta kindi kintu mishe habari niko nazo ariko nawe uri kugira ngo amakuru yose nta byo mubwiye unanichua basi nakupenda unajua wewe alisikunda kukuona yaburetse kunkurubana nk'ukurubana ihene wowe banza umbwire ukuntu ibintu bimeze umbwire n'ukuntu ari amafaranga turagera nanjye nimara kuyacakira gutyo ibyo ushaka se binwa iki kubigo mimi nakujua wewe unikwepe ndakuzi naga ariko nagukwepe wewe no tuvugane najya mukunda kwa yose ingenzi so amafaranga ushaka ndana kugeza gutyo yakorewe neza sunzi sunanjua ako NDYAMANZINDUTSE uribuka ibiti nikoreye byo kubaka iriya nzu NDYAMANZINDUTSE uribuka amazi navomye yo kubaka iriya nzu uribuka inda nari mfite nta n'imbabazi mfite NDYAMANZINDUTSE hanyuma nari ngutunze igihe kingana iki ni kumbwira NDYAMANZINDUTSE umva aha ni iwanjye reka nkwereke Munguki ariko mama eri ntarebe nawe wageze iwawe umva ni kwa Malewa se ntabwo namwishyuye amezi 3 yose warayishyuye nyine nanjye ndayibamo sawa urafungura ntufungura bahaye iminota 5 murangiza ibyanyu ubundi kuje kunshakira mama akoso ibyo mbirimo kumba ntabwo urimo kumva ako mama eri murangiza gahunda zanyu kujya kunshakira mama abo neje sibati umva nyako amuguhesha amugure nta mikino mfitanye namwe ibyo urimo wowe mama eri ntabwo bizi ukirirwa wiyera nk'aho mbi muri ikaritsiye urabona ubugome kandi ufite umutima nk'uw'igikwasi wowe buretse ariko tuno twawe hano kuri sawa iki wowe nawe reka surebe mu mbayeho ibyo nta bindeba nyine reka maze nitume noneho nindangiza wituma hisa ariko none ubanza nazi wari wazirwa se urayampa cyangwa ntayo amaki shyira iki nyine
ndashaka amafaranga kuneza cyangwa kunabi ngo buke shaka amafaranga hako wabuze kunyaka amafaranga nkiyafite none amafaranga yarashiranye uragira ngo amafaranga yagize ate yarashiranye ubwo sibyo ninde wazo ubibwira uzi ko nta n'ubwenge ugira wowe ngo amafaranga warayamaze none se ntabwo nagabanyije abana bose nangize nkagira ubwo se nagusetse burya tega amatwi unyumve neza amafaranga yagurishije ari ahantu ndayazi 3,500,000 buri mwana wawe ntago wigeze umurengereza n'ibihumbi 200 ayasigaye sari nanjye urayama sibyo ufate ako wagira kakurya nundi ntaraya okay nushaka amafaranga none reka ngukure inzira ku murimo nukuri kwimana ntanguhaye kandi mfe none hangane izina ry'Imana nkubitwe n'inkuba ntanguhaye vugisha ukuri izina ry'Imana mfe none kandi numva kubwiza mfe none hanangu hasoni sibundi urashaka ngara ayo wifuza urumva wifuza ngara Ndyamanzindu urabizi ko nge nawe tuziranye imbere n'inyuma nta n'ikintu na kimwe we wampisha urumva ngewe ndashaka ibihumbi 300 uranyumva neza ese ubundi butugiye mu mibare ya buri joro wewe ari kubona ayo nyishyura ibuka ibintu byose wibuka ukuntu wagiye kunyicaza muri kiriya gihuru nkirirwa y'umunsi wose nkurindire nakubuza wibuke n'ibindi kugeza agana wimburanya nkubitwe n'inkuba amafaranga mama 300 gusa atajyaho na 50 yanjye yo kuri Rwanda mwiruka inyuma mwana wayaguhe nawe warayakoreye 350 ariko nayo gukwanyuko cyangwa wowe ugize umuraka ni Rwanda tigiye cyubuse nari nabuza kandi kazi njyamo nta sorugiro burya bwose wari uri mu kazi ataba mu kazi umva none mbakurira akahukunda izina ry'Imana mfe none ahangaha ngitwe n'inkuba do habe none umva Ndyamanzindu iyo ndahiro wayisubiramo ngo kubitwe n'inkuba nkubitwe n'inkuba none ahangaha none ndabirahiye ntayo mbahaye sawa rero ndumva uzi ko mundusha ubwenge n'ikibazo ntabwo ngewe ndimo guta igihe nawe 300 mereza toka bunguke wamayira ngamuru yanjye ngankora mwibere koramo bakwasi iki kibanda mwana wa iranga muntu si yanjye umva umbikirangamo tugende gutekere uryo uruhuke rwose waragakoze ajya kuruhuka ariko okay sawa aso gomayira ngamuru yanjye jawanze ku cyumweru byari gahunda twabukereye urumva dore kaza kuvuga bavuze ko karyamye na papa rusa umva agahungwe nkiyame ushinzwe iki muri mudugudu kurya agenda uvuga ubusa nta umunyamakuru kugenda wirirwa uvuga ubusa kwaresha kwasi aho kugira wubaka umubiri nk'abandi basore wirirwa uvuga ubusa nubaka umubiri si iki niki iri ni ngufu kora aho wumve iri ni ngufu uyu si umubiri uri umunyamakuru muri aka gace kurya agenda uvuga ubusa rero gumbwira ngo nubatse umunwa sinubatse umubiri ntitubizi ko aryamanye na papa rusaro amakuru traffic ndamaze ariko ibyo avuga nibyo ni wowe gutumye kujya kuryamana na papa rusaro si nibyo byose turabizi inki bagukubesara mu ikaritiye ntitwabibonye wero kuryamana n'abagabo abandi gusa umva muko ujye ugira aka gasore inama kadashinga umva nimukakira amatiku yanyu ntabwo ibyanyu mbese niba utanabizi se bivuze ko utazi ukukanyiza akagashano kirwa karyamana n'abagabo b'abandi inshyura cyazirya ujye ukomeza uryamane n'abagabo b'abandi kubaka umubiri niyo mpamvu utareshya nk'abandi nta kibazo tugira amagambo ariko wowe uryamana n'abagabo b'abandi mujya mugabanya kwibunza ku bagabo b'abandi umva rero wa mugabo nshaka kumenya ahantu mama ari kuva naza kuko iyo amasinda abona mama dore haciye iminsi 3 mama wanjye ari hehe ati nini we dada urije naze ngabanye ukanyurukana urukuna nafukuza saa umbwa sasa hivyo naanza kunitongoza unatangiye kundeneta ibyo ntabwo mzitayo ngenda kubwira icyo nshaka ni mama uramuma ntabwo mumva mama yako unatafuta mama yako waramubuze sasa wacha nikwambie mama yako mama wako mwibagirwe reka yumve Mungu nawe mu gihano none reka mubwire ibintu ni bibiri ubu ngubu urampereza mama cyangwa kujyane mu bintu none wovuga aho wamushize nafikiri mimi nakuogopa
Rusa. Ntabwo urabona mama wawe. Mubona se mukuye he? Ntago ari uyu mugabo ngenza ahantu yamushize. Uri kubona ari kumuha. Uyu nguyu niwe bajyanye. Hii kahaba marani ya wapi? Nani kahaba? Wewe kahaba. Nani? Wewe kahaba kabisa. Maraya. Naniangalia nini? Wala sura yake. Na wewe uko makangu. Unasemaje? Na wewe uko makangu. Pigaga nitakutwanga. Utapiga nani? Nitakutwanga. Okay, nipige. Unasemaje? Nipige. Wewe nani ukunjagaraza mu mutwe? Nababwiye ngo ikintu nkeneye ni mama wanje. Ibyo bya nibiki ntago mbyitayeho. Shaka mama. Uramuzana ntabwo. Mimi sitaki kavuyo ke mama wanyu ndemo aramumbikije. Reka ndababwire. Mimi sicheze na nyinyi. Ni nani anacheza na wewe? Sire. Nani? Wewe. Nenda nisoni utazanye mama. Urambwira ahantu mama ari bitari byo naguva hangaha. Tuambie. Unataka nipige? Nani? Utapiga nani? Tupige. Piga. Sogera ya mbele. Nasogere wapi? Nani? Utapiga nani? Mimi nenda mapiga. Mnajua mimi wa leo. Na wewe tutakupiga. Subhana wa ta'ala. Mimi mtanipiga? Wewe. Hamujui kama mimi ni malewa bana. Nyinyi hamunijui sasa mimi malewa ni nani mimi nitawaonesha. Wewe unatujua? Nitawaonesha mimi ni nani huyu. Hamunijui ndio sababu mnacheza na mimi. Nacho tutakuonesha. Mchinje mtu hapa. Iko wapi? Yuko hapa nyana imba hivi. Mko wapi sasa? Mrudie sasa. Hamunijui. Mko wapi sasa nimeonesha nini mko maleo? Malewa. Mari. Mu mitsi yanjye nawe ugomba kumenya uko wishakiye rero. Ujye kuzana Malewa nawe. Sikia sasa unaanza nini sasa? Amafaranga. Pesa gani? Mimi wa pesa. Amafaranga yanjye. Mimi niko na pesa. Naangalia sasa. Indaya zirahuye we indaya we. Sikia. Urabona hano arimo kushaka gukubita? Sasa unaanza. Ubwo nyine ubwo muse mbibona. Mara gani sasa unaanza? Niko mara. Umva. Ntabwo nabafasha. Njuna netea sasa. Yoni kinzania. Waradufashe. None ntabwo. Hejuru y'akagambane kawe na Malewa. Ikigo bagifata umugore wacu. Kitaretse ndi ngo bagende kumufata.